ubwo rero namwe abantu bose basigaye barigize ngo ni abantu uza ngo baharanira uburenganzira bwa muntu. Mwebwe hari n'akantu na kamwe muzi kajyanye n'amahame yo guharanira uburenganzira bwa muntu? Universal Declaration of Human Rights iri worldwide. Nanjye ndayizi. Worldwide, donc ushatse kutubwira ko n'u Rwanda rurimo? Nese u Rwanda ntiruri ku isi, narwo rurimo. Rega natwe tutayazi hano, ni la Déclaration universelle des droits de l'homme. Kandi gatebukewe, nagira ngo nkwibutse yuko ingingo ya 3 igira iti buri muntu wese afite uburenganzira bwo kubaho, kwigenga no kugira umutekano. Muzi gukanga basika rero. Sawa, reka nanjye mbabwire noneho mbongerereho kamwe. Ingingo ya 5 ivuga ko nta muntu ugomba gukorerwa iyicwa rubozo, gutotezwa, guteshwa agaciro no guhanirwa ubusa. Ngaho nimumbwire niba hari ayandi mwaba muzi. Ayandi turayazi. Reka nkwibutse yuko ingingo ya 9 igira iti nta muntu ugomba gufatwa no gufungwa azira ubusa. Nta muntu ugomba guhungishwa cyangwa kubuzwa ubwenegihugu, nta n'umwe. Nabyo wari ubizi? Mwari muzi ko hari ingingo ya 13 ivuga ko buri muntu afite uburenganzira bwo gukora ingendo no gutura mu gihugu cye. Ese mwari muzi ko inavuga ko buri muntu afite uburenganzira bwo kuva mu gihugu cyari cyo cyose niyo cyaba icyo avukamo, kandi akagira uburenganzira bwo gutaha mu gihugu afitemo ubwenegihugu cyangwa akomokamo? Noneho muranyemeje. Noneho niba mwemera ibyo muvuga, ibyo bintu murimo gusoma nako kane kubyita ibyo muvuga, dushobora kubikoraho ikiganiro noneho hariya ngo n'u Rwanda rurimo? Mu Rwanda naho ni ku isi. Ubwo burenganzira natwe nk'abanyarwanda turabufite. Muzaze tugirane ikiganiro ku itariki 20 z'ukwa 12, azaba ari ejo bundi ku cyumweru, amasaha ni saa 12 z'umugoroba y'i Kigali, azaba ari kuri YouTube ya Gatebuke mu Kinyarwanda. Muratumiwe mwese kandi murahishiwe. Muzaze muri benshi kandi murakaza neza, murisanga aho tuvugira ijoro twaraye ntawe duheze. Sawa naho ku cyumweru aho twivugira amateka yacu kandi tukanabohora n'abandi bose babaye nko muri ayo mateka. Naho ku cyumweru